zikagera mu gapipi hari ahantu uburyo haremye n'uburyo Imana yaharemye kuriya kuntu ubona hahora hatemba ibintu bimeze nk'amazi ari amazi niyo yagendaga cleaningamo hakamera neza ahantu ushinzwe koza ni inyuma ahantu ushinzwe koza ni inyuma ukirinda ko n'isabune ukoramo ari imbere ibyo bintu ukabyirinda abantu mwirwa mujya kujombamo intoki ngo sinzi ngo reka hari ahantu hikorera isuku bakakubeshya ngo sinzi none hari n'abafata ngo tungurusumu ngo izirike ngo ku kantu ngo nimba ari agakingo kakakingo cyangwa ngo amacloves ngo kayazirika ngo ku kantu ngo kameze nk'iki ngo ukinjizamo ibintu mwiruka mwinjizamo mwega murabizi barimo baragushuka ngo ufate ndimo ngo winjizemo muri abasazi mujya muri sauna zirabimanura birabya infection ahantu hari cleaninga ikindi kintu nabahereza advice nuko mugomba kunywa amazi ahagije bamama nywa amazi numara kunywa amazi ahagije uzasa neza kuri skin kandi na vagin yawe nayo izaba iri clean kubera ko uba wanyweye amazi uzarebe iyo wanyweye amazi niyo utayanyweye uzarebe iyo utanyweye amazi ujya no kunyara ukumva uri kubabara ukumva ufite ukuntu wagira ngo uza mari nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 utanywa amazi uhita ugira ukuntu uhita wumva utangiye kumera nkaho utangiye kugira ka infection biba bitewe n'iki n'amazi umubiri wawe wabaye dry munywa amazi mwirinde kujombamo ibintu byose mu bintu byanyu mwirinde gushiramo izo ntoki zanyu intoki murazishyiramo ngo bigende gute Renjete kwihanaguza umwana ngewe buriya kuva abana banje bose nabyaye sinigeze mbanaguza renjete ngewe ngira akayeswime nkaba mfite n'amazi muri teremusi abana banje ngewe mbahanaguza akayeswime keza n'amazi y'akazu yaze nashyize mu kabase kabugenewe mba mfite cyangwa akadobo n'akanuza kabugenewe akayeswime cyangwa ga nkahanagura umwana wanje hose imbere n'inyuma nkamushyiraho kagikotori ngewe sinjya ngura renjete mu buzima bwanje iyo nabyaye kandi mbyaye 3 simbizi niba ari byiza cyangwa nibibi ariko ngewe mba mbona ari umwanda ku giti cyanjye nabyishizemo mbona ko guhanaguza umwana renjete ari umwanda ahubwo ngewe mpita mvuga ati mba ngomba gufata agasabune keza nkashyira kuri ntuza nkamuhanagura neza nkaho mwogeje nkamanagura ku kabuno ako kaesumi kaba karaho kahahora nkakuri ujya guterura renjete nge nterura akadobo karimo intuza na teremunsi biteretse aho umuntu yabyaye murabizi umuntu aba afite amateremunsi ateretse harimo ibikoma harimo amata harimo ibiki n'amazi uko umwana n'ubundi ubwo ntago ro umwana wakirirwa umukarabya buri kanya buri munota ahubwo ngewe ikintu nkora nuko mfata akayisime nkahanagura umwana wanje rero ibyo uko renjete ari mbi ntago mbizi ariko ngewe icyo nzi cyo nuko ngewe nuko nguko mbigenza sindakoresha renjete ku mubebe abandi baratubwira niba babizi kari izo nama ni inyamibwa bagore mujye mumenya icyo mukwiriye gukora rwose ujya kumva umuntu ngo afite ibibazo ngo hariya hepfo muri South Africa kandi ibyo bibazo byose niwe wabyiteye none reka mbabwira kandi kantu mutazi ibyo bintu nabikoze ku imfura yanjye nyiharaye sinkajya mwambikana pampers nkamwambika hari utuntu tumeze nk'udusume bajya bagurisha tumeze nyine nk'uko wakwambika umuntu nyine kwa kundi bambikaga abana niba ari ibibindo iranje ku mwana wanje wa mbere sinigeze banzanaga na pampers nkirukanga bakanzane ariko ubu ngubu bose ibyo uri kuvuga utakoze nge narabikoze ariko uri ya wa mbere vraiment ngewe none merutse kumva amakuru yuko abanyaburayi n'abaki bose ngo basigaye bararetse kwambika abana ngo pampers ngo biriya bintu ngo hari ibintu basigaye bashyira ibintu bakoresha pampers ngo biragenda bigakora ku nkondo zimira cyane abana b'abakobwa ngo bikagenda bikagira ikintu bibakoraho none reka mbabwira n'ikindi kintu muzi ko umuntu ufite kanseri y'inkondo y'umura atazi ko ayirwaye hanyuma kwa kundi nyine umuntu ababara agahura n'umugabo nawe ukagenda ugatandaraza ukaryamana n'uwo mugabo bahuye uzi ko iyo kanseri y'umura yandura nk'uko muzi sida yandura uriya muntu ugenda akaryamana n'umuntu ufite kanseri y'umura aragenda nawe akaza mukaryamana iyo kanseri akayiguha umugabo ni uyikuzanira rero abantu mugatinya amasida cyangwa ngo ntago mutinya sida ngo mwishakira amafaranga muri kunsetsa mukanambabaza cyane ntago umuntu wese muryamanya kwanduza sida yonyine hariya hasi handurira ibintu byinshi cyane udashobora kumva
ugasanga rero ugiye kurwara inkondo y'umura utazi n'ukuntu utazi byakubayeho ugarwara kanseri y'inkondo y'umura ukajya uvuga ati iyi kanseri nayikuye ese kuki mwega mutanagira n'ubwo impamvu mubona kanseri z'inkondo y'imira zabaye nyinshi ujya kumva ngo kanseri. Iyi pano yawe ijya abantu bangahe kubera ko mbona nka turi bangahe 1 2 3 4 5 6 sigomba kujya abantu 8 hari abantu se bahari bashaka kuzamuka arabo ndi kubona hasi bari kukubwira ngo nzamura. Okay, reka nje ndebe ukuntu nabikora cyangwa tubaha umwanya. Oya reka mbikore mbazamure ahubwo telefone yanjye sinzi impamvu ese we telefone yanjye iri mu biki ya kamera urahita ubona utuzu akantu k'akazu uhita ugakanda urahita ubona utuzu twinshi. kandi ari ndimo ndakora kugira ngo ndebe kamera nimo ndakanda muri screen ngo ndebe kamera ariko wapi ntago biba byoroshye kwerekeye hano bagomba kwicara hasi bakiga abantu bagomba kwica abantu ngo umunyarwanda ngo ntavuga ngo ntagira gute kandi ibyo ubitse nibyo bimfitiye umumaro nanjye ibyo mbitse nibyo bigufitiye umumaro. Guys mujye muvuga n'ufite icyo agomba gusangiza abandi akibasangize si ngombwa yuko ngo mwishyurana ngo utange amafaranga ntawe ayadutumye kandi umutima mwiza ni mugenzi w'Imana jya ugirira neza abantu wikomereza urugendo ubwo bw'iyo umuntu dutips uzi ku bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe byo mu bana by'akazi byagutwara iki uretse ibintu by'imitima mibi sibyo njyambwira n'abantu babandi bakubaza ngo wisiga ikigo nisiga ka gikotori wamubwiye ko witukuza bigutwaye iki ukamuhereza nakamukora nawe ukamubwira ati amavuta nisiga arahe mu Rwanda ntibikemewe bahita bagufunga ukamuhereza kuko se batitukuza mbabarira winsimbuka urumva ukamubwira ati amavuta nisiga arahenze niba ufite ubushobozi nakurangira ku muntu wayamaye nawe akakoya arakubwira ati ngiye nisiga ati nisiga vaseline irimo petroleum tijye nisiga ya moviti yo muri Uganda gahibaza ubwo se wamubwije ukuri kwisiga amavuta byatura umuntu ufite uruhu cyane rubirwa mu maso ikintu cya mbere nakubwira ugomba kugura icyo bita pacuri hari akantu kitwa pacuri gakorerwa mu kirezi ako kantu gakora nka anti aging ntiwasaza kanakuraho ikintu icyo ari cyo cyose kibi ufite mu maso umuntu ufite ibiheri mu kirezi bakira icyo bita tea tree iyo tea tree niyo ubanza gusiga mu maso ikumisha ibiheri warangiza ugafata pacuri ukayisiga mu maso igakiza ikintu cyose cyitwa inkovu ufite mu maso yaba ari ibitampo bya bintu by'umukara umuntu aba afite byaba ari ibintu by'umutuku ufite mu maso ako kantu nanjye mbabwira ndagakoresha ka pacuri nanjye hano ndagafite niko katumye ngira mu maso hari smooth hatarimo n'ikindi kintu cyari cyo cyose ibintu byose nari mfite mu maso mberetse amafoto y'ibintu nari mfite mu maso ntabwo mwakemera ko ari nje you not believe it oya ntabwo pacuri tukuza ni ikimera ni essential oil bayikora muri mu giti nyine cyitwa pacuri ni ikimera n'ubundi ni ibintu biri naturel pure naco kabisa ntabwo itukuza you get ahubwo nk'ibyo nibyo tuba dukeneye kandi ibyo bintu rero kuki mutajya kureba video zanjye kandi nabonye banayigejeje kuri Facebook noneho sinzi umuntu witwa Nsinzi nabonye yaje akuraho video yanjye ajyana kuri Facebook byose nari ndi kubisobanura nashyizeho nimero zo mu kirezi nkiraho nimero za pacuri ntago ikura ibiheri mu maso ntago ikura inkovu mu maso Sinzi ntago uzi ko ari wa mwana w'inshuti yanjye urwaye kanseri so nukuvuga ngo ikintu nababwira ngiki nukuvuga ngo pacuri ikora ibintu byinshi cyane bitandukanye ku muntu ufite imvuvu ufite n'agasatsi kakandi kaba kaguruka ku mutwe ubona kadafite ireme kataremereje pacuri ibikuraho imbega ikizimvuvu Jessica uzamuze n'uwo mwana urwaye kanzu bageze hano sinjye si inshuti yanjye ahora akenera n'imiti buri munsi mana
arababaye uzamuze nawe ibaze ko urumva iki kintu ndi kubabwira kamaze nangize kuvuga kuri pacuri. Noneho pacuri iragenda ikanakora nka anti aging, yarangiza ikanakuraho n'abantu murwara imiburu cyane cyane nk'abapapa biyogoshesha, iragenda ikagukiza imiburu. Urumva pacuri ikiza imiburu, hanyuma igakora nka anti aging. Hanyuma nko ku bantu baba bahiye nka kwa kunda ababebe bashya, iriya uhita ufata pacuri ukamusigaho kuri icyo gisebe cy'ubushye, hanyuma wamara kumusiga pacuri kuri icyo gisebe cy'ubushye n'inkovu ikazashiraho burundu. Bya bintu umuntu ashya ugasanga inkovu zamuhezeho, biba birangiye. ahubwo muturangire ikintu gikiza imvuvu kandi ari pacuri. Pacuri ireba aho ku mvuvu, irebaho nta nubwo. Noneho n'ikindi rero usigamo pacuri, ariko noneho nkubwire n'irindi banga rituma no mutwe hadasa nabi n'izo mvuvu n'ibiki byose. Uzafate ikintu cyitwa romari, ni rumarete, ni rosemary. Yes, rosemary urayifata y'ibyatsi, ugafata na cloves, ukabibizanya uriya mutobe wabyo ukawushyira nko muri firigo, ukabiza byinshi, hanyuma ukazajya ubishyira mu gacupa ka spray, ukazajya usprayinga hasi kuri scalp, hasi ku mutwe, ku mubiri. Ibyo bintu bibikoze imisatsi ikura nk'iyasaze, noneho irakura, hanyuma nta mwanduzamo. Hanyuma ukajya usigamo pacuri, uhita usezera kwishima mu mutwe, ugasezera ku kintu cyitwa imvuvu, ugasezera guhambura ibisuko buri munsi, kubera yuko mu mutwe hasa nabi. Nge nzajya nza hano nyishyura, ariko muri abantu banjye guys. dukeneye kwicara tukiga. Mbona ahubwo dukwiye kujya azana ikayi, icyo mugenzi we afite akakigeza kuri mugenzi we, kandi birafasha. Ntabwo erega umutwe umwe wigira inama, ntibishoboka, kandi nta n'urukwi rumwe rwiyatsa. Bisaba ko hajyamo n'izindi nkwi zikaka. Oya, pacuri bayikura mu Kirezi, nababwiye nimero zayo, mugende murebe ku mavideo na uploadinze, muraza kubonamo nimero zo kuri pacuri. Murebe n'ako gacupa ka pacuri, nimurangiza murebe n'izo nimero zabo, mubahamagare mu Kirezi, bakorera i Remera ngo ku muhanda w'amabuye. Mugende. Njyewe reka mbabwire, ntabwo Ikirezi kimpemba, ariko kubera ko abantu muza hano mufite ibibazo bitandukanye, umuntu akakubaza, njyewe ntabwo mfiringa neza iyo umuntu ambajije ikintu nzi nkamubeshye cyangwa mubwira ko ntacyo nzi. Nakubwira uko njyewe nabikoze, nabona birangiye byafashije, nawe ukagenda ukigeragereza ukareba, cyane ko biba bitanahenze. Niba pacuri ari 8,500 wayikoresheje bigutwaye iki, ko ikiza ibintu byinshi.